Marcelo mu gakote keza ka rouge bordeaux ndetse na Zaha mu gakanzu keza cyane ka bike kaba kanamubereye cyane. Aba bombi rero baberewe gutya biyicariye muri restaurant baba bari gusangira batuje cyane rwose, bari kuvugana kandi n'amagambo atuje cyane. Zaha aba ari kwitegereza Marcelo, naho rero Marcelo we ahita abwira Zaha ati mukunzi wanjye, ntabwo rwose nabona amagambo yo kukubwira ukuntu ngukunda. Iyo ndi kubikubwira mba numva amagambo adahagije kugira ngo rwose ubyumve nk'uko mbitekereza. Zaha rero aba ari kumurebana umutuzo mwinshi, ubona rwose yakurikiye akeneye nyine gukomeza kumva aya magambo uyu musore aba ari kumubwira. Zaha ati ariko rwose mukunzi ntukavunike kuko nanjye ndagukunda. Marcelo ahita ahaguruka maze akitunganya neza, agatunganya kositime ye, ahita ashyira ivi hasi maze agakura impeta mu ikote mu gafuka kamo imbere, ayikuramo maze akayifungura, agafungura nyine akantu karimo iyi mpeta. Zaha rero ahita avuga ati wawu wawu, yarangiza agahita ahaguruka. Birumvikana nyine aba yatunguwe cyane, ibyo byose aba ari kubivuga ariko rwose ubona ko ari ibintu bimutunguye. Iyi resto baba barimo rero abantu bose baba bicaye bari gufata amafunguro bahita bahindukira maze bose nyine amaso bakayahanga kuri iyi couple iba inaberanye kandi rwose iba ari na couple nziza cyane. Marcelo ahita abwira Zaha ati mukunzi wanjye, nta cyifuzo na kimwe mfite nshobora gusaba Imana uretse kubana nawe ubudatandukana. Mbere y'uko uza mu buzima bwanjye bwari bujagaraye ndetse rwose nta byishimo na bike nari mfite, ariko kuva aho twamenyaniye ndishimye cyane, ubuzima bwanjye bwagenze neza, ibintu byose ni byiza kubera turi kumwe. Ndifuza ko rero ari uko rwose byaguma. Zaha ahita amubwira ati mukunzi, ibyo wifuza byose nanjye nyine nuko mbyifuza. Zaha rero ahita ahereza ikiganza Marcelo uba rwose afashe n'impeta nyine ategereje ko ikiganza cya Zaha kiza maze akamwambika impeta. Ahita rero amwambika impeta maze agahaguruka bagahoberana. Zaha akamubwira ati ndishimye cyane kandi rwose ndagukunda. Marcelo nawe ati nanjye ndishimye cyane rwose kuba umbwiye yego. Abantu rero baba bari kwifatira amafunguro bose bakoma mu mashyi, baricara rero bagakomeza gufata amafunguro bari no kuganira maze bagahamagara nyine uyu mukobwa uba wabaseriviye. Marcelo ahita amubwira ati genda uzane fagitire kandi wongereho rwose n'amafagitire y'aba bantu bose bari muri iyi resto, bose bashyireho, ndabishyurira fagitire n'iyanjye kubera yuko badufashije kwenjoyinga umunsi wacu. Ya fagitire rero baragenda bakayikora maze bayizana bakayishyira aho ku meza. Atangira rero kwikora mu mifuka y'ikoti ndetse no mu mifuka y'ipantaro ashaka nyine ikarita ye kugira ngo yishyure, ariko agasanga ntayo yazanye, arisakasaka. Zaha nawe aba yamubonye. Zaha rero nawe ni umukobwa w'umukire cyane rwose ufite amafaranga kandi ahagije. Ahita rero akora mu isakoshi ye maze akuramo ikarita, abwira Marcelo ati sheri wikwigora, nta kibazo, ndabyishyura nta kibazo rwose ntuhangayike. Naho rero Marcelo ati urakoze cyane, ubanza hari ikarita yanjye nayitaye mu modoka. Zaha ati nta kibazo, ibyo byihorere. Bamara rero gutunganya byose maze bagataha. Zaha ukuboko rwose ataha yakunaganitse, intoki nyine aba ari sinikoraho, ibyishimo biba ari byose, areba iyi mpeta buri kanya buri segonda. Agera mu rugo rero maze agahita ahamagara umushuti we witwa Lina ati Lina, ndakwinginze ntabwo wakumva ibintu byambayeho rwose, ndakwinginze ushaka ukuntu uza kundeba kubera yuko ndifuza ku byishimo mfite twabisangira ariko tukabisangira turi kumwe. Lina ati none se ni ibiki noneho? Zaha ati uzi yuko Marcelo yanyambitse impeta. Lina rero ati
ndishimye cyane rwose ku bwawe, ariko icyanyereka uwo musore wagukuye mu byawe neza neza wagusajije, ariko uramukunda. Naho Zaha ati ndamukunda cyane, mba numva uriya musore ari ubuzima bwanjye, gusa nawe arankunda cyane rwose, ariko uzaze umurebe nawe uzahita umukunda kuko ni umwana mwiza cyane, ikindi kandi ni bogari nyine. Rina rero ahita abwira Zaha ati ejo mu gitondo nta gutinda, ejo mu gitondo nzahita nza kukureba, ntabwo rwose ngomba gutinda. Zaha arishima rero maze akamubwira ati ndagutegereje, gusa nyine ntihagire ikintu na kimwe kikubuza. Buracya rero mu gitondo cya kare rwose Rina ntabwo atinda, aba yamugezeho mu masaha ya kare. Zaha rero abona Rina maze akishima, baricara rero bagatangira kuganira. Rina akamubwira ati mbwira rwose amakuru y'umusore wakwambitse impeta, ese ubundi iri hehe? Zaha ahita yihisha inyuma ye, aturabanza unyinginge cyane kugira ngo rwose mbashe kuyikwereka impeta yanjye. Ndakeka ahubwo abantu bazajya baza kuyisura maze bakampa amafaranga. Rina rero aseka cyane ati nyereka nanjye rwose ndi bwishyure. Zaha ahita azamura ikiganza rero maze akamwereka. Rina ahita amubwira ati mbega impeta ihenze, mbega impeta nziza, uyu musore ashobora kuba rwose ari uwa nyawe. Naho rero Zaha ati uyu musore ni umukire cyane, urabibona nawe, yanguriye impeta ihenze cyane rwose, ahubwo nanjye narumiwe, naratunguwe. Rina rero ahita abwira Zaha atumva nkubwire, tugomba kujya kureba uyu musore byanze bikunze. Zaha ati nta kibazo, reka muhamagare maze mubwire ko tugiye kujya kumureba. Rina ati hoya, ntabwo umuhamagara, ndashaka ko ahubwo turi bumutungure. Zaha ati rero kuva nabaho sindamutungura n'umunsi wa rimwe, buri gihe ngenda namuteguje. Rina ati nyine ubwo nibwo bigiye kugenda neza, kubera ko utaramutungura na rimwe, biraba ari ku nshuro ya mbere. Iyi surprise rwose nizere ko iri bumuryohere, ndifuza kumubona, ariko nyine reka tumutungure. Buriya riga n'abakunzi bakunda ko abashiri babo bakora utuntu dushya nyine badasanzwe bakora. Rina rero ahita amubwira ati ahubwo bikiri vuba, nyine muhamagare wowe, ariko ntumuhamagare umubwira yuko tugiye kujya kumusura, ahubwo muhamagare umubaza niba ari mu rugo kugira ngo tumekinge sure nyine ko ahari, tutagenda tukamubura. Zaha ati nta kibazo, afata telefone rero maze agahamagara Marcelo ati sheri wabyutse neza? Marcelo ati cyane meze neza. Ati wowe se umeze ute mukunzi? Zaha ati ibyishimo ni byose, urebye iri joro nkaho ntasinziriye, uzi ko burya ari ibyishimo ndetse n'umubabaro byose wagira ngo ni bimwe. Ntabwo rwose nigeze mbasha gufatanya ijisho, naraye nirebera impeta burinda bucya. Marcelo ati nanjye nuko naraye ntekereza nyine umunsi tuzaba turi kumwe ari njye nawe turi mu rugo rwacu. Zaha rero ahita amubwira ati none se ubu ngubu uri gukora iki? Naho Marcelo ati ndi mu rugo nyine, hari utuntu tw'akazi ndi gukora, ariko ndi mu rugo, nta hantu nteganya kujya uyu munsi, ndumva nshaka nyine kuruhuka. Zaha ahita amubwira ngo numve ko umeze neza, ubwo nanjye nzaza kugusura ejo kuko rwose ndagukumbuye. Marcelo ati nta kibazo rwose, ni karibu uzaze, kandi ndagukunda cyane. Zaha nawe ati nanjye ndagukunda cyane. Zaha rero ava kuri telefone maze Rina agahita amubaza ati akubwiye ko ari mu rugo? Naho Zaha ati cyane rwose. Rina rero ati twagiye, fata isakoshi, hindura n'imyenda maze tugende. Zaha ahita agenda akambara agakanzu keza cyane nyine kugira ngo abe agaragara neza, maze bagahita bagenda. Bagera rero kwa Marcelo, maze Rina agiye gukomanga bahita bumva Marcelo ari kumwe n'undi musore nyine bari kuganira. Baba bari kumubaza rero bati none se tubwire iby'ejo byagenze bite? Nawe ati byagenze neza cyane, ibintu rwose byabaye amahoro masa. Ariko ntabwo nyine mwamenya udushya twabereye muri biriya bintu. Atuzi yuko muri resto twari turimo nyine nagiye kwishyura fagitire, maze nyine
ndavuga ngo bashyireho n'ibyo abantu bose bari bari muri resto. Uyu musore rero ahita amubaza ati ngaho tubwire rero byakugendekeye bite se ko nta mafaranga na make wari ufite? Naho Marcelo ati nyine narijijishije nigira nkaho rwose ikarita nayitaye mu modoka ndayishakisha ndayibura, maze birangira nyine Zaha yishyuye. Nabo batari kuri ya mukobwa ni umukire cyane, bati none se buriya ko amafaranga yose wari warabitse ubuzima bwose wayaguzemo impeta, ubu ngubu noneho ugiye kubaho ute? Ese ntabwo ujya utekereza ko umunsi umwe uriya mukobwa azatekereza yuko azamenya yuko utari umukire nk'uko ubigaragaza, atari ku bundi uramukunda cyane cyane birenze? Naho Marcel ati hoya rwose, ndetse nta n'urukundo ruri hagati yanjye n'uriya mukobwa, ahubwo nyine uriya mukobwa ni nka investment yanjye, mbese buriya ni nk'amafaranga nashoye ahantu ngiye mufata nka business kandi izunguka mu gihe gitoya, kubera ko nimara kubana nawe ibintu byose atunze bizahita biba ibyanjye. Ibyo bintu byose yari ari kubivuga Zaha ndetse na Lina bari ku rugi nyine bari kumva, kuko Lina yari agiye gufungura, ariko bumvise aba basore bari kuvugana ibyo bintu bahita baba bagumye inyuma y'urugi bakomeza kumva byose. Gusa nyine bigeze aha Zaha yari yatangiye kurira birumvikana, agahinda kari kose. Marcel arakomeza ari kubabwira ati nimwicecekere, buriya rwose narashoye. Naho aba basore nabo bati ariko rwose iriya mpeta utaramutse ubonye ahantu uyigaruriza waba upfuye neza neza. Naho Marcelo ati muceceke, nanjye nyine nzi ubwenge, urabyumva nabipanze neza cyane kandi ntabwo nshobora guhomba. Zaha rero yumva bimurenze, maze agashaka kuba ari noneho ari gufungura kugira ngo ahari yinjire ahita atangira gusomera uyu musore. Naho Lina ahita amukurura kandi akamupfuka umunwa, aramubwira ati ceceka 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 ceceka. Ahita amujyana mu modoka, maze akamubwira ati sinshaka ko uri buvuge, nta nubwo kandi nshaka ko winjira, ntabwo rwose aricyo gihe, ibi bintu ntabwo ugomba guhita ubyinjiramo gutyo, reka dutahe maze dutekereze neza icyo gukora. Naho rwose uyu si wo mwanya. Gusa nyine Zaha amarira aba yamurenze, nta jambo na rimwe aba ari kubasha kuvuga, aba ari kurira gusa, aba ari kwibaza ukuntu uyu musore yamubeshye igihe cyose bamaranye amubeshya, atarigeze amukunda ahubwo amukurikiyeho amafaranga gusa. Barataha rero maze bakagera mu rugo. Zaha ahita yikubita mu ntebe nyine, aba ameze rwose nk'umuntu udafite utubaraga habe na dukeya. Atangira kubwira Lina ati tekereza Lina, tekereza ko uriya musore yambeshye akambeshya urukundo, ubundi ngiye ko nta bintu rwose nari nkeneye, kuki nibura atambwije ukuri ngo ambwire ko nta n'ikintu na kimwe afite. Tekereza ko yari ari kuvuga ko n'iriya modoka yagendagamo ari iy'uriya mutipe babana, ndetse n'iriya nzu atari inzu ye ahubwo ari iy'uriya mutipe yajyaga ambwira ngo aramucumbikiye. Buriya Marcelo yajyaga ambwira ngo uriya mutipe ngo ni Marcelo umucumbikiye ngo iriya nzu niye, kumbe nta kintu na kimwe afite. Noneho nyuma yo kuba nta kintu na kimwe afite, n'urukundo ubwarwo ntarwo afite. Ntabwo mbyumva ukuntu uri igicucu, sinumva ukuntu uriya musore yankimye bigeze aha ngaha. Naho Lina uba rwose yamufasha amwegamije mu gituza ati hoya rwose mukobwa mwiza, ntabwo uri igicucu, ibyo byaba ku muntu uwo ari we wese. Rero rwose wikomeza kurira, ahubwo tugomba gushaka uburyo bwiza ugomba kuzikura kuri uriya musore. Nyamara ni amahirwe kuba tunagiyeyo tumutunguye, kubera ko wari ugiye kuzabana n'ingegera neza neza kandi utabizi, nibura umumenye amazi atararenga inkombe. Rero rwose wikomeza kurira, nta nubwo ukwiye kurira n'amarira na makeya kuri uriya musore. Uriya musore ntakwiye agahinda kawe, ahubwo ukwiye kuba wishimira ko rwose umukize, kuko uramukize si ukukubeshya. Naho rero Zaha ati sha Lina ntabwo wabyumva, uriya musore ndamukunda cyane, tekereza ko n'ubu ngubu amaze kunkora ibi byose ndi kumutekereza nkumva ndamukunda, ndi kumva nyine ntabasha kumureka, ndi kumva nyine ari isi yanjye, ndi kumva ntazi ibintu biri kumbaho, ariko ni ukuri uriya musore ni isi yanjye, simbizi ko kumureka byashoboka, ntabwo rwose byabaho, sinabaho ntamufite mu buzima bwanjye. Naho Lina ati nyine ihangane, ibyabaye byabaye, gusa nyine ugomba kumukura mu buzima bwawe ahubwo byihuse.
Rina rero abwira Zaha ati kandi kugira ngo umukure mu buzima bwawe birasaba yuko ubanza kwijijisha ukigira nyine nkaho nta cyabaye ku buryo nta kintu na kimwe azakeka. Zaha ati sinzi ko rwose nzabishobora. Rina tugomba kubishobora byanze bikunze. Zaha abaza Rina ati none se ubundi uri kumva twakora iki? Twakora iki kugira ngo uriya musore ave mu buzima bwanjye? Rina rero ahita amubwira ati ariko nungutse igitekerezo kandi rwose kitagira umuntu n'umwe gikomeretsa. Kubera iki wundi uriya mutego yaguteze atari wo natwe twamutega, maze nyine ukihindura we biriya yakoze akubeshya ukaba aribyo ukoresha nyine umukura mu buzima bwawe. Nyine wihindure wowe umukobwa w'umukene cyane udafite ikintu na kimwe, wihindure nkaho rwose ari wowe wamubeshye, nyine ujye mu mwanya we maze turebe ko rwose azahaguma, ntabwo yaguma inyuma yawe. Ndabizi azahita yijyana kuko cyari icyamugenzaga yari amafaranga kandi azaba yamaze kumenya yuko ntayo ufite. Zaha atari kuzi ko icyo gitekerezo koko ari cyiza, maze Rina ahita abwira Zaha ati yego, iyi nzu yawe tugiye kwigira nkaho yari inzu yanjye, nari naragutije ndetse twigire nkaho ibintu byose wakoreshaga byari ibyanjye wajyaga wiyitirira. Ubwo rero uzamuhamagare nyine umubwire ko ari buze kuza kukureba. Uwo munsi rero ari buze kukureba amasaha nyine muzaba mwavuganye, tuzamutega agatego kandi rwose azakagwamo ndabizi. Zaha ati ndumva rwose byaba ari byiza. Ahamagara rero Marcelo maze akamubwira ko amukumbuye kandi amushaka. Marcelo yambara neza cyane nyine amakositimu abatira wa musore w'umushuti we atira n'inzu n'imodoka. Araza rero maze yaba ari hafi rwose bamaze kumva ko imodoka ye igeze mu rugo ari guparika, Zaha ahita apfukama maze Rina akamuhagarara hejuru agatangira kumutuka atari kuwe nta soni, inzu yanjye ukifata ukayihindura inzu yawe, imyenda yanjye ukifata ukayambara, umwesikoro gusa ukirirwa ubeshya abantu ngo iyi nzu ni iyawe, ndavuze ngo nsohokera mu nzu gira vuba. Ubwo nyine ibi byose aba ari kubimubwira. Marcelo akaba arinjiye rero agasanga nyine hahiye bari kumusomera, maze Zaha akajya acira isiri nyine Rina ati mbabarira basi ureke kuntuka, dore uriya ni sheri wanjye, mbabarira rwose atamenya ibi byose. Naho Rina ati ntumbwire ko n'uriya umusore ari mu bantu wabeshye. Ati ni kwa musore, ubundi wowe urinde? Naho rero Marcelo ati ndi sheri we. Rina rero ati nizere ko rwose nawe atakubwiye yuko iyi nzu ari iye n'ibintu byose biri hano ari ibye. Marcelo ati ibintu se uri kuvuga ni ibiki? Naho Rina ati uyu mukobwa yigize umwesikoro, agenda yesikuruka abantu bose yitwaje rwose ko nari naramucumbikiye, none ibintu byose yabihinduye nkaho ari ibye neza neza. Ati ahubwo rwose mfite ubwoba ko inzu yanjye ashobora no kuba yarayitanzemo ingwate muri banki, kuko nkurikije ukuntu uyu mukobwa ari umwesikoro njyewe numiwe rwose. Naho rero Marcelo ati ariko ibintu muri kuvuga ntabwo rwose ndi kubyumva, ushatse se kuvuga yuko iyi nzu atari iya Zaha n'ibi bintu byose atari ibye? Iki gihe nyine Zaha aba yambaye ubwenda nyine bubi noneho, kubera ko biba bigaragara ko Rina yamukuyemo nyine imyenda ye. Rina ati tekereza ko yanyambariraga n'imyenda, agatwara imodoka yanjye, agatwara inkweto zanjye n'isakoshi yanjye, ibintu byose. Ati uyu mukobwa rwose mana nyagasani nansokere mu nzu, gira vuba nsokera mu nzu. Naho rero Zaha ati mbabarira ndakwinginze rwose ntabwo mfite aho kujya. Ati Marcelo sheri wanjye mbabarira unsabire imbabazi kubera ko simfite ahantu na hamwe ho kurara. Marcelo amara kumva ibi byose ati ntumbwire ko rwose naba nararuhiye ubusa, ntumbwire ko nta kintu na kimwe uyu mukobwa afite, ntumbwire ko ari umukene, ntumbwire nanjye rwose ngo nambaye kositime nziza ngo nje kumureba, naho uyu mukobwa ni mayibobo yigendera. Arakomeza rero akitotomba maze akajya gusohoka. Zaha ahita amubwira ati ndakwinginze winsiga, mbabarira rwose nza tujyane.
naho Marcelo ati tujyana hehe? Zaha ati none se nturi fiyanse wanjye, reka nyine tujyane uncumbikire, tuzaba dukora ubukwe ariko nyine tubana mu nzu, basi uncumbikire mbona aho kuba. Marcelo ati umva, sinshaka no kuzongera kukubona, sinshaka no kumva izina ryawe, ndakwinginze mbabarira, ntuzigere wongera no kumpamagara, birangirira aho ngaho. Ahita rero yisohokera maze akigendera. Zaha rero ahita ahaguruka maze akamwiruka inyuma nyine kugira ngo akomeze amwinginge. Aragenda akamwinginga ariko uyu musore akamutsembera rwose, akamubwira ko adashobora kumucumbikira. Zaha rero agaruka mu nzu maze Lina akamubaza ati mbwira, wa musore koko aragiye araguta kandi abona bakwirukanye? Zaha ati cyane rwose, ikigaragara cyo nibyo rwose yikundiraga amafaranga, nta n'agasantima na gakeya mfitiye, kubera ko aba yanihanganye basi akavuga ati ngwino ngushakire basi naho urara n'umunsi umwe, ariko ntigeze abitekereza, nta n'icyo bimubwiye rwose. Lina ati sinakubwiraga se, uriya musore rwose nta kigenda cye. Naho Zaha ati ariko nyine ndamukunda, tekereza ko n'ubu ngubu numva rwose ntimufitiye urukundo. Lina ahita bimufata akamuhobera ati ihangane ni ukuri, ngaho rwose komera. Marcelo aragenda nawe rwose agahinda kaba kamurenze, aba yumva rwose bizinesi ye ihombye, ni nkaho iba ari bizinesi ye kuko niho aba yarateze amakiriro. Aragenda rero maze akabwira ba basore b'inshuti ze ati ntababeshye, noneho rwose isi irangwiriye neza neza, wa mukobwa burya yarambeshyaga, nta kintu na kimwe afite, ni umukene wo kubabarirwa, nta kintu namba rwose yifitiye. Bati hoya ntutubwire ibyo bintu. Marcelo ati yego, ahantu yabaga yaracumbitse yambaraga imyenda y'umumama wabo, uriya mukobwa yarambeshye, n'ukuntu rwose amafaranga y'ubuzima bwanjye bwose nayamumariyeho. Nabo bati none se ya mpeta yawe ihenze ubwo ngubwo uzayibona gute? Nawe ati nanjye simbizi, kandi rwose iriya mpeta ubuzima bwanjye bwose nabwiyishyizeho, ngomba rero gukora ku buryo iriya mpeta igomba kungarukira byanze bikunze. Noneho rero rwose kwijijisha biba byarangiye. Uyu munsi Marcelo arataha akajya kurara nyine mu kageto ke, aba afite akageto ahantu muri karitsiye imeze nyine nka karitsiye y'ahantu basuka imyanda, haba ari ahantu muri karitsiye mbi cyane, abantu bagiye batuye mu tuzu dutoya cyane kandi ari benshi, ba bantu nyine baba bahurira mu bintu byose, bahurira muri dushe, bahurira muri tuwarete, ari nk'abantu nka 50. Mbese rwose iyi karitsiye iba ari karitsiye nyine y'abantu batishoboye habe namba. Aragenda rero maze akajya mu buriri akaryama, areba iyi nzu ye yose, akayireba ukuntu aba yaragiye amanika utuntu nyine udufoto tw'ahantu yifuza kuzasura, ibintu byose ibyifuzo yari afite mu buzima byose yaragiye abyandika ku mpapuro maze akazimanika muri iyi nzu. Byose rero arabireba maze agahita avuga ati byose ubu rwose biguye mu mazi, nta kintu na kimwe nsigaranye, ndetse nta n'ibyiringiro na bitoya ngifite, ubu ubuzima bwanjye buhagarariye hano. Iri joro rero araryama ariko akarara yigaragura, akananirwa gusinzira, akajya atekereza uyu mukobwa maze akibaza nk'ahantu yaba araye, bikamuyobera, akajya avuga atari ku wundi kubera ikindi kumva umutima uri kumpatiriza guhamagara uriya mukobwa, kandi rwose ntabyo nshaka, uriya mukobwa nta mumaro n'umwe yaba afitiye, simbishaka rwose kumuhamagara. Hashira akanya akongera atari ko se ubu araye hehe, ubu se abayeho gute, ubu ameze ate, agakomeza nyine kumutekerezaho akabura amahoro. Gusa nyine Zaha nawe rwose nuko aba yaraye nyine, nawe aba yaraye nta mahoro afite, agahinda kaba ari kose. Buracya rero Marcelo akabyuka maze rwose kwihangana bikamunanira, atekereza nyine uyu mukobwa, akumva agomba kumubaza uko ameze byanze bikunze. Afata telefone rero maze akamuhamagara. Zaha ajya kubona akabona ni Marcelo umuhamagaye, aramwitaba nyine nko kwijijisha nkaho rwose nta kibazo nyine. Marcelo ahita amubaza ati umeze ute? Naho Zaha ati meze nabi cyane rwose, nta kuntu meze kubera yuko nabashije kwinginga uyu
umumama kugira ngo andeke ndyamire ijoro, ariko yambwiye ko ngomba kubyuka mfata ibintu byanjye byose. Marcel ahita amubwira ati ndaje nje kukureba. Bava kuri telefone rero maze Zaha agahita abona ko nyine yari yambaye neza, ahita akuramo agapira kaba yambaye agasigarana nyine ubusatsi bumeze nabi, agahita yiruka maze agatira umukozi w'imyenda ati ntiza imyenda nambare kugira ngo uriya musore nyine asange meze koko nk'uko abitekereza. Marcel rero araza maze agahagarara ku muhanda ahamagara Zaha akamubwira ati nsanga hanze. Zaha rero arasohoka maze akamusanga hanze. Zaha abwira Marcel ati urakoze kuza kundeba, nari nzi ko rwose wanjugunye kandi nari nzi yuko unkunda cyane, nari nzi ko rwose utabasha kunjugunya. Zaha ahita amubaza ati none se imodoka yawe iri he? Naho Marcel ati ibyo byihoreye, aba yaje noneho ateze akamoto. Marcel ahita amubaza ati none se neza neza Lina yanze gukomeza kugucumbikira? Zaha ati namwinginze ariko rwose yabyanze. Marcel ati ntumurenganye kubera ko waramuhemukiye, nawe ibintu wakoze ntabwo bibaho. Zaha ahita amubwira ati none se nawe uramushyigikiye koko? Marcel ati yego kubera ko wakoze amakosa. Marcel ahita abwira Zaha ati ngwino tugende rero, niba udafite nyine aho kuba ngwino tugende. Zaha ati tugende tujye hehe? Marcel ati tujye iwanjye. Zaha ahita amuhobera ati urakoze cyane rwose, ndishimye nibura kutantereranye. Bahita bagenda rero n'amaguru gutyo nyine uko Zaha aba yambaye kuko nta kindi kintu na kimwe aba afite. Baragenda maze bakagera aho Marcel aba binjira ahantu. Zaha akabona bameze nk'abinjiye mu gihuru neza, haba ari ahantu hari ibihuru byumye, ahantu nyine utamenya ko haba abantu, hari imbuga yamezemo ibyatsi wagira ngo nta muntu n'umwe uhaba kugira ngo hakore amasuku. Zaha arahareba maze ubwoba bagatangira kumwica, abaza uyu musore ati none se tugiye hehe? Marcel ati hano rero niho mba, niho iwanjye. Ati dore icyumba cyanjye ni kiriya, inzu ziba ziri aha zose nyine ziba ari ibyumba gusa, nta nzu iba ihari ifite ibyumba 2 na salo. Zaha arahagarara rero akanga gutera intambwe n'imwe. Marcel akomeza kugenda maze akabona uyu mukobwa yanze kwinjira ati ngwino. Zaha ati nifitiye ubwoba rwose ntabwo nza. Marcel ati nta kibazo ngaho komeza uhagarara aho ngaho, hano hari imbwa iryana igira amahane menshi, komeza uhagarara iraje irahita itangira rwose igukoramo ibiryo bya saa sita. Zaha ubwoba buramwica maze agahita yiruka noneho akurikira Marcel kubera gutinya imbwa. Aragenda rero Marcel akamwereka icyumba aba araramo, ahita amubwira ati kandi inkweto zisiga aho ngaho utanyanduriza mu cyumba, ntabwo mba nshaka ko hajyamo imicanga. Zaha yitegereza iki cyumba, uburiri buba buri hasi nta n'igitanda kirimo, ibintu rwose bidashamaje, udusahane nka tungahe twose tunyanyagiye aho ngaho ari kutureba, utuntu twose mbese atureba aho ngaho. Aritegereza rero maze akabaza uyu musore ati ni aha hantu ubatse koko? Zaha ati koko se ni aha ngaha ushaka ko tuba njye nawe? Marcel ati ariko uri kwigira ibiki? Urabona ukuntu ufite imyiryo, wagira ngo ntabwo wigeze uba mu cyaro na rimwe, ko rwose nabimenye ko nyine wambeshyaga, n'ubundi nawe uri umukobwa w'umukene, ubwo uri kwirya mu biki? Yabe nanjye nibura jyewe mfite aho kuba, naho wowe nta na kimwe ufite. Twese turaziranye, ari njye narakubeshye, ari nawe warambeshye, ubwo nyine ni igitego kimwe kimwe, twese nta usumba undi, twese turi bamwe. Ariko rero reka gabanya kwirya, reka kwigira nk'aho uri umwana wo mu bake kandi ibintu byose byagiye hanze. Ikindi kandi niba wumva udashaka kuba hano, ntabwo nigeze ngushyiramo ikiziriko, sohoka ugende aho twanyuze wahabonye, maze rwose ujya aho ushaka. Zaha ahita yigira nkaho rero nta gitekerezo yari afite, maze akitangazwa akabwira uyu musore ati burya bwose warambeshye bigeze aha, wari umusore w'umukene nta kintu na kimwe ufite? Naho Marcel ati noneho wowe wambwije ukuri, yabe nanjye ahubwo rwose
jyewe ndagerageza ugereranyije nawe. Zaha ahita yicara ku buriri nyine aba yumiwe n'ibintu ari kureba, aba yarazi ko uyu musore ari umukene ariko ntabwo rwose aba yarazi ko bigeze kuri urwo rwego. Marcelo ahita amubaza ati none se ntabwo ukigiye, ufashe umwanzuro nyine uratuje? Zaha ati ahubwo ndashonje cyane, ndifuza ikintu cyo kurya. Abivuga rero mu kinyabupfura cyinshi, maze Marcelo ati ariko ibyo bintu ukomeza kwivugishwa nk'umuntu nyine w'umukire, reka kuvuga gutyo, turaziranye, urabizi ko njyewe nyine uwo ndi we nanjye ndabizi uwo uri we, reka rero tuvugane rwose nk'abantu baziranye, reka gukomeza kwivugishwa imvugo nk'iz'abana b'abakire. Ahaguruka rero agiye kumushakira amafunguro, maze Zaha agahita amubwira ati ndifuza kandi kurya inkoko n'ifiriti ndetse na salade. Naho Marcelo ati ibyo ngibyo biri mu nzozi zawe, nibyo rwose uri kurota. Hano rero kurya nagira ngo nkubwire ko ari 001. Aba ashatse kumubwira ngo mu gitondo ni 0 nyine nta kintu dufata, saa sita ni 0 nta kintu dufata, nijoro niko turya gusa. Ndetse akanamubwira ati kandi hari n'igihe biba 000, bishatse kuvuga ngo barabwirirwa saa sita ntibarye na nijoro bakaburara. Marcelo rero yinjira mu nzu aje gutwara amasahani ngo ashyireho amafunguro, maze Zaha agahita amubwira ati ndifuza kubanza gukaraba. Marcelo ahita amuhereza esuwime, maze akamusukira utuzi mu kadobo gatoya cyane, aramutwaza akajya kumwereka aho dushiri. Zaha agenda amubwira ati ariko se ubu tutuzi koko urabona twanyuza utabeshye? Marcelo ati ndakubashye kubera uri umushyitsi, aya ngaya njyewe nyoga iminsi 2, nubona kandi atagukwiriye ndakurangira aho tuvoma maze ujye kwivomera. Zaha ati hoya rwose njyewe ntabwo najya kuvoma, njyewe urabona najya kuvoma koko? Marcelo atuvuze ngo iki? Atuzi ko wagira ngo uri umukobwa, uri umwana wo mu bakire, atari kugura kwigira ute koko wakwemeye ko uri umukene maze ukanemera nyine kububamo? Ko rwose nabimenye, ubwo urashaka kurwana n'iki ugira ngo unyereke ko rwose urenze, ko mbizi ko utarenze. Zaha rero uko byagenda kose rwose kumenyera aha hantu biba byamunaniye, aba ari kugerageza ariko bikanga bikamucika, maze akabavuza ibintu nyine atakabaye avuga. Bagera rero imbere y'iyi dushe aba agiye gukarabiramo, arungurukamo akumirwa ibirimo umwanda, mbese ntabwo bamenye ko rwose abantu bajya bahakarabira. Noneho kandi ikirenze akugi nta nubwo kaba gafungika. Ahita amubaza ati none se ni aha ngaha nje gukarabira? Marcelo ati cyane, wari uzi ko uje muri hoteli se? Zaha ati ahantu hatanafunze. Marcelo ati ntukomeze kunsakuriza, ufate kiriya kibaho maze ucyegekeho, haraba hameze nk'ahafunze maze ukarabe, nibikunanira gukaraba kandi ubyihorere, gusa ntuze kunyikisha umunuko rwose waranze gukaraba. Ahita yigendera, maze Zaha agasigara hareba, akajya yipfuka ku mazuru ati noneho ndapfuye, ahantu neza neza hatera umuntu indwara. Marcelo rero azana amafunguro, aba ari umuceri yatetse urimo n'urunyanya nyine gusa, nta zindi mboga aba yatetse. Zaha aba akikubita amaso ati ibi ni ibiki? Nakubwiye ko njyewe nshaka umuceri, nshaka ifiriti n'inkoko na salade. Naho rero Marcelo ahita amubwira ati niba rwose ukeneye inyama, ubwo urakuramo umutima wawe ugende uwukarange, kubera ko nta kindi kintu kiri hano. Zaha atangira kwitotomba rero atari ko se ubu ibi ni ibiryo koko? Naho Marcelo aramuhorera akirira akamureka. Zaha rero nawe ahamara akanya maze agafata ya mafunguro nyine agatangira kuyafata. Buracya rero mu gitondo, maze Marcelo akabyuka akitegura, abwira Zaha ati ngiye ku isoko gucuruza. Zaha ati none se ko nta bya mu gitondo bihari? Marcelo ati sinakubwiye se ko ari 001? Ubwo nyine noneho hari biraza kuba 010, ni ukuvuga nyine ubwo ni ukurira rimwe saa sita. Ntugatekereze ko hano twarya inshuro zirenze imwe, ntabwo bishoboka. Amara kugenda rero, maze Zaha agahita afata telefone ahamagara Rina ati ndagushaka byihutirwa. Amurangira rero iyi karitsiye aba arimo, maze Rina akaza ariko agaparika kure nyine y'aha hantu baba batuye. Zaha aragenda akamusanga mu modoka bakicarana, akabwira Rina ati nyine naratunguwe, yaje kuntwara
maze nguhamagaye telefone yawe ntiyacamo ngo nkubwire, ubwo rero byatumye nyine mpita ngenda kuko nta yandi mahitamo nari mfite. Rina ati yaje kugutwara? Zaha ati cyane. Ati none se muri kuba hehe? Zaha ati turi kuba muri aparitema ye. Rina atangaye ati kandi warambwiye yuko ari umukene, tuzi neza yuko ari umukene cyane. Zaha ati ntabwo ari aparitema nyine komutere, ati ni ahantu nyine mu cyaro akodesha akantu k'agashamburete, ati ubwo nyine sinzi niba nakita aparitema cyangwa nakita gute, umwana nyine w'umukire n'ubundi umubabarire rwose ntabwo ibyo bintu abazi ukuntu ari bubivuge. Rina ati gusa nyine njyewe ndatangaye, none se ubundi ko twamwiyumviye avuga yuko atagukunda, icyo agamije ari amafaranga gusa, yaba ashaka iki noneho kugira ngo agucumbikire? Njye ndumva rwose bincanze. Zaha ati nakubeshye, nanjye rwose byaramvanze kubera yuko nkurikije ukuntu twari twiyumviye avuga, ntabwo yakabaye yaraje kundeba yaramaze kumenya yuko nta mafaranga mfite. Ndumva rwose nanjye ari mvange neza nayobewe icyo natekereza. Rina ahita amubwira ati umva rero nkubwire, gumana nawe maze turebe aho byerekeza. Zaha ati ntabwo ni ukuri twagumana, atuzi aho hantu ukuntu hameze, ati tuwarete zaho uba usanga abantu bashyize imyanda hejuru y'amatuwarete, naho amadushe yo rwose ati mbese ni mu mwanda gusa, ku buryo ahubwo ntazi ko nabasha no kumarayo undi munsi niyo waba ari umwe. Rina ati hoya, ugomba kuhaguma byanze bikunze, gerageza rwose wihangane maze uhagume, ndifuza yuko wahaguma maze tukareba aho byerekeza. None se ubundi uramutse umenye ko uriya musore agukunda bya nyabyo, mu by'ukuri wamureka? Zaha ati hoya, ntabwo namureka rwose. Asubiza yihuse cyane ati urabizi nawe uriya musore ndamukunda cyane, n'ubundi byaranananiye kumwikuramo, rero ndamutse menye yuko nibura mfitiye urukundo ntabwo namureka rwose uko byagenda kose. Na rero ahita amubwira ati inama nakugira ni imwe gusa, hagume nk'amezi 2 maze nyine tuzamenya uwo ari we ndetse n'icyo ashaka. Zaha aramubwira ati nukuri ibintu uri kuvuga ntabwo rwose bishoboka, hari ahantu nta muntu wahaba amezi 2. Rina ati ndakubwiza ukuri, bigerageze rwose kwihangana amezi 2, ariko nyine ahazaza hawe hakaba hafite umutekano, nta kintu byaba bitwaye. Zaha rero yumvira Rina maze kumubwira ati nta kibazo, reka ngende nihangane, wa mugani turebe nyine icyo ashaka kugeraho, gusa ndamutse rwose nsanze afite urukundo bya nyabyo ntabwo byangora kumubabarira, kubera ko rwose nanjye kumwikuramo byaranze. Basezeranaho rero maze Zaha agasubira muri iki cyumba nyine. Mu gutaha rero ahita asanga Marcelo yagarutse yicaye mu cyumba. Uyu musore ku isoko nyine aba agiye gucuruza amabenye, we na mushuti we baragenda akajya ayateka, maze Marcelo akajya aya mabenye nyine ayahereza abakiriya. Ni ako kazi nyine baba bikorera ka buri munsi. Ahita rero abaza Zaha ati uvuye hehe? Zaha ahita amubeshya nyine ko ntabwo aba yamubwiza ukuri, ahita amubwira ati nari nagiye kureba mu bashuti banjye ngo ndebe ko rwose hari uwampa ubufasha. Marcelo ati urabubonye se? Zaha ati hoya, bose rwose banze kumfasha. Marcelo nk'umucaye imigani nyine ati ndumva rwose uzi kubana neza, inshuti zawe wazibaniye neza cyane. Umuntu ushaka ubufasha mu nshuti zose akabura nimba umufasha, akabura n'imucumbikira, birumvikana rwose ko uzi kubana. Zaha rero ahita amubwira ati ndumva rwose nshonje, inzara iranyishe. Naho Marcelo ahita amubwira ati ahubwo hari ikintu nashaka ko tuvugana, impeta nakwambitse iri hehe ko mbona ntayo wambaye? Zaha ati narayijugunye cya gihe wamaraga kunyanga ukigendera, nahise nyijugunya. Marcelo ati ntubwire ibyo bintu, ntubwire ko impeta naguze amafaranga nasevinze ubuzima bwanjye bwose waba warayijugunye gutyo gusa. Naho Zaha ati ariko sinigeze nkubwira ngo ujye kungurira impeta ihenze. Marcelo ati impamvu nayiguze nyine nari nzi ko uri umukire, nagira ngo nyine wemere, niyo mpamvu nakuguriye impeta ihenze, naho rwose warabeshyaga gusa. Zaha ati ariko rwose ni kukubwira ko nishonje narayijugunye kandi sinamenya naho nayijugunye. Marcelo ati gerageza uhibuke, reka kumbwira iby'uko ushonje, ibuka ahantu wajugunye impeta maze uhambwire, kuko
kuko rwose ndumva wagira ngo uri kunkinisha. Zaha ati yewe ndisonzeye inzara iranyishe. Marcel ati genda ujya kwitekera maze ubone ibyo kurya. Zaha ati ngewe nteka, urabizi ko rwose ntigeze nteka na rimwe kubera ko mfite umushefu ndetse n'umukozi wo mu rugo, ngira rwose ntabwo nigeze nteka. Marcel ahita aseka ati ariko rwose igihe nahereye nkubwira ko njye nawe tuziranye ntacyo guhisha kigihari, kubera icyo ugikomeza kwigira nkaho uri umwana wo mu bakire. Rekera aho rwose genda uteke, urabizi neza nyine ko aho ngaho wita iwawe yari inzu y'umuntu wagucumbikiye. Zaha rero akomeza kubona nyine uyu musore atsimbaraye, maze akamubwira ati ntacyo ngaho nyereka uko nteka. Uyu musore aramubwira ati gaze ngiriya, naho rero amasafuriya nayo ngariya n'ibyo guteka genda uteke. Uyu mukobwa rero asohora gaze hanze, maze rwose kuyicana bikamunanira. Ni n'ubwa mbere ahubwo aba abonye nyine aka kagaze k'agashyiga kamwe umuntu atereka hanze agateka, ni ubwa mbere aba akabonye. Arakakorakora rero bikamunanira, akayoberwa hari bucane rwose naho ari bureke. Arakomeza akakareba bikamuyobera, maze akongera agahamagara Marcel ati ndakwinginze rwose ngwino umfashe. Naho Marcel araza ati ariko ubundi wowe bite byawe? Zaha ati mbabarira rwose umfashe maze uncanire byananiye gucana. Aramucanira rero maze agahita amubwira ati ariko se ubu urabona bigoye, kubera iki rwose uba wigira nk'umuntu utarigeze uba mu cyaro na rimwe? Zaha rero aramubwira ati nyereka nyine ibyo guteka. Naho Marcel ati ngariya amakaroni. Zaha arareba agasanga hasigaye agapaki kamwe, maze agahita amubaza ati none se amagi yo ari hehe? Marcel ati niba ushaka amagi ubwo nyine igizeyo biriya bintu biri hariya, maze utere ayo ushaka ubundi ugende uyateke. Zaha ati ngiye rwose sinzi ko narya amakaroni atarimo amagi. Marcel ati sawa nta kibazo nyine, ubwo urayarya cyangwa uyihorere. Aba nyine amubwira amagambo nyine akomeye kubera ukuntu aba yaramurakariye. Umunsi wakurikiye rero Zaha aba yiryamiye hanze ku gatebe kaba gahari ari kwiyotera akazuba, maze Marcel agasohoka n'ibibido bibiri binini koko. Ahita abwira Zaha ati byuka rwose tujye gushaka amazi. Zaha ati ngewe mvoma se, ntabwo rwose nshobora kujyayo. Naho rero Marcel ahita afata ikibido kimwe akagitereka hasi, ikindi akagifata ati nta kibazo reka njye kwivomera yanjye, ubu rwose nizere yuko utari kure ku mazi yanjye, ubwo nyine niba ushaka uze nawe tujyane. Zaha rero abona bikaze, maze agahita afata ya bido akagenda amwiruka inyuma ati hagarara rwose maze tujyane. Baragenda rero bakavoma, maze Zaha akaza yikoreye. Aba yikoreye ukuntu nyine uba wagira ngo yikoreye amagi, aba agenda atanyeganyega ahubwo nyine ameze nk'ureba hejuru, ubanza haraba yumva ikibido kiri buhanuke kikikubita hasi. Uba ubona ko rwose ari ibintu akoze ubwa mbere, ari ibintu atigeze akora. Mu by'ukuri uba ubona no kuba n'ukuntu atwaye umutwe byonyine bishobora kuba byamuvunnye. Umunsi wakurikiye rero ubwo Marcel arabyuka akitegura, maze akabyutsa Zaha ati byuka maze tujye ku kazi, uyu munsi urajya kumfasha. Zaha ati ndumva naniwe cyane, reka mbanze njye gukaraba. Naho Marcel ati ejo warakarabye ariko iyambarire rwose twigendere. Zaha ati ibyo ntabwo byashoboka. Afata amazi rero maze akajya gukaraba. Aragenda agasanga hari umurongo w'abantu baje gukaraba, umurongo w'abantu ariko benshi batonze imbere ya dushe, ndetse rwose bari no kurwana imirwano ari yose. Arahagarara rero akabona ntabwo rwose ibi bintu byashoboka, asubira mu nzu yiruka, maze akabaza Marcel ati ariko se hano bimeze bite, bari abantu bose bavuye hehe? Naho Marcel ati rero umuntu udukodesha zino nzu n'izindi afite inyuma y'uyu mudugudu zose bose baza kogera hano. Hano bisaba nyine kubyuka mu ijoro koga cyangwa koga ku manywa abantu bose bagiye. Zaha noneho arumirwa, maze Marcel agahita amubwira ati iyambarire rwose ambariraho maze tugende tujye ku kazi. Baragenda rero bagerayo,
noneho Marcelo agahita amubwira ati uyu munsi ni wowe uri bujye useriva abakiriya, ubwo nyine njye na mugenzi wanjye tugiye kujya dukora amabenye tunayateka, wowe uyaseriva abakiriya, kaba ari akantu nyine k'akameza baba barashyize ahantu ku isoko, maze bakajya batekera nyine aho hasi, batereka ku kameza ku gapurato baseriva abakiriya bagenda. Zaha rero uyu munsi arahirirwa, gusa nyine abatarabimenyera atanga nyine buhoro buhoro, abakiriya bakaba benshi imbere ye, gusa nyine Marcelo aba ari kumwigisha uko agomba kuzajya abigenza. Bigera aho rero Marcelo akajya abona Zaha ari gukora rwose buhoro cyane, amubwira nabi rero ati gira vuba se wowe, gira vuba cyane. Zaha ahita arakara maze agafata inzira akitahira. Marcelo rero aramukurikira maze akamubwira ati ariko mbabarira rwose niba nakubwiye nabi, ariko si wowe urabona uzandakarira kugeza ryari? Tekereza ko n'ubundi ukindakariye ku byabaye byose, ndakwinginze rwose mbabarira, ibyabaye byose mbisabira imbabazi. Naho Zaha ati ariko nawe rwose ubu umbwira nabi ugakabya, ubu urabona ibyo nahuye nabyo binyoroheye ku buryo wakomeza kumbwira nabi? Noneho wagira ngo nk'ibi bintu twaje gukora ahari yenda nigeze kubikora? Nta na rimwe nigeze mbikora, wakabaye rero rwose ubimenya ko ari ubwa mbere mbikoze. Marcelo ati nyine nagusabye imbabazi. Zaha ati zinsabe neza. Marcelo ati mbabarira, ni ukuri ntabwo nzongera kukubwira nabi kandi umbabarire nyine no ku byabaye byose. Zaha ati ndakubabariye. Barataha rero maze bagataha nyine biyunze, atakiri kumubwira nabi rwose. Zaha ahita amubaza ati none se wowe na mugenzi wawe ni biriya bintu mukora ubuzima bwose? Marcelo ati cyane, nibyo dukora nyine, ariko bitubeshejeho kuko tubasha kurya tukabasha no kwishyura inzu tubamo, ni aka kazi kacu nyine ka buri munsi. Umunsi wakurikiye rero noneho Zaha aba afite ubwoba bw'ukuntu yakongera kubyuka maze akabura uko akaraba. Uyu munsi rero abyuka saa 10 za mu gitondo. Marcelo aramubaza ati ko uzindutse cyane? Zaha ati ndashaka kugira ngo mbanze njye gukaraba. Marcelo ati ubusa ntuzindutse cyane? Zaha ati nyine narabibonye hano abantu baba ari benshi cyane, reka rero ngerageze ngende batarabyuka kugira ngo nyine mbashe gukaraba. Marcelo arumirwa ukuntu uyu mukobwa nyine aba atangiye kumetiriza ubuzima bwo muri iki cyaro. Zaha rero ajya muri dushe maze agahita asanga hari undi mukobwa wahamutanze nawe ugiye kujya muri dushe. Zaha ati ariko se urahari koko? Hano nari nzi ko ari njye njyenyine mpaje. Naho uyu mukobwa ati hano rero nta na rimwe wahabura umuntu, niyo waza saa 8 cyangwa saa 9 wasanga hari umuntu ugiye gukaraba. Hano nyine abantu bahora baza uko byagenda kose. Zaha ategera vuba kuko nanjye ndashaka gukaraba. Araza rero maze akaba yongeye akaryama nyine amaze gukaraba. Bumara gucya neza maze bakitegura bakajya ku kazi, bakajya gucuruza nyine ya mabenye. Noneho rwose abatangiye kubimetiriza baracuruza rero, noneho abasigaye rwose abikora neza cyane yihuta, ubona ari n'akazi yishimiye. Barataha rero ku mugoroba maze bakabara amafaranga nyine baba bakoreye. Marcelo amuhereza ibihumbi 20, akamubwira ati aya ngaya rero nayo guhaha, naho nyine aya ngaya nsigaranye reka nyajyane kuri banki, tugomba gusevinga kuko ntawamenya nyine hari igihe ibihe bibi biza bigutunguye. Zaha ati ni byiza cyane rwose gusevinga ni ingenzi. Zaha rero ahita ajya guhaha nyine, we rero rwose birumvikana aragenda akihahira ibintu nyine yishakiye, aragenda akagura umuceri, akigurira inyama nyine n'ibirungo, maze akaza agateka ibyo kurya nyine byiza noneho bimeze neza. Marcelo rero aza gufata amafunguro maze akabona nyine Zaha yatetse inyama ndetse n'umuceri, agahita amubaza ati ubu se ibi byo kurya wabihahishije amafaranga angana gute? Zaha ati nabihahishije ibihumbi 16. Marcelo ati noneho ndagowe, ibyo kurya se turi kurya umunsi umwe cyangwa watetse byinshi wabishyize muri firigo yenda tuzabirya icyumweru? Zaha ati hoya, ni ibi ngibi nyine turi kurya ndetse hasigaye bikeya rwose mu isafuriya. Marcelo ati ibi bintu ntabwo bibaho, ariya mafaranga ibihumbi 20 naguhaye yari ayo tugomba gukoresha icyumweru cyose. Hano ntabwo turi abakire, turi abakene rero tugomba kubaho gikene nyine, tugomba kumenya ukuntu tugomba gukoresha amafaranga.
naho Zaha ati rwose nari nkumbuye kwirira ariko uragira ngo nzicwe na bwaki hano. Marcelo ati ni akazi kawe rwose, ubu se noneho ko amafaranga y'icyumweru ahise ashira mu munsi umwe, ubwo urumva iminsi isigaye noneho bitazaba ari 000, noneho na rya rimwe ntarihari. Zaha rero abwira Marcelo ati umbabarire nyine niba aya mafaranga nayakoresheje nabi, mbabarira rwose, ubwo ntabwo nari mbizi, ariko ubutaha nzagerageza noneho mbikore neza. Iminsi yakurikiye rero ubuzima rwose bugenda buba bwiza nyine, ndavuga umubano hagati ya Zaha ndetse na Marcelo. Umunsi umwe rero baba bari gucuruza, Zaha ari we nyine uri guseriva abakiriya. Marcelo aramwitegereza ukuntu uyu mukobwa aba ari kujya anaririmba nyine ahamagara abakiriya ati muze tubahe amabenye aryoshye kandi manini, amabenye yacu ni aya karite ndetse nimugura menshi turanabongeza. Aba ari kugenda nyine abiririmba maze abakiriya nyine bakajya baza bishimye abaseriva vuba vuba cyane. Marcelo aramwitegereza maze akamwenyura. Umushuti we rero aramureba ukuntu ari kureba uyu mukobwa maze akabwira Marcelo ati ariko urabona ukuntu watwawe uri kureba uriya mukobwa. Marcelo ati ntakubeshye uyu mukobwa rwose asigaye anshimisha, kera nari nzi ko mukurikiranyeho amafaranga ariko ntakubeshye uyu mukobwa ndamukunda bya nyabyo kandi cyane. Ubu rwose iminsi tumaze nyine tumeze nk'abana tubana mu nzu, ntakubeshye ntangiye kumumenyera, noneho rwose mba numva nta n'ahantu na hamwe yajya, mba numva nyine nishimye kuba ahari. Naburiya namaze kumenya yuko mu by'ukuri ni uko ngiye natekerezaga ko ari amafaranga gusa akurikiye, ariko uriya mukobwa ndamukunda bya nyabyo. Umushuti we rero uba uri kwitegereza nyine uyu mukobwa ahita abwira Marcelo ati cyakoze uyu mukobwa ndakubwiza ukuri aratangaje, nta wundi mukobwa wabona waza gucuruza amabenye hano noneho akabikora anabyishimiye kuriya. Uyu mukobwa ni umwana mwiza cyane kandi nanone acisha make, aca bugufi. Noneho uyu musore ahita anabwira Marcelo ati ese warabibonye ko kuva twatangira kuzana n'uyu mukobwa amafaranga ducuruza yiyongereye. Uyu mukobwa ntakubeshye rwose yanaduteye amashaba, uyu mukobwa rwose yatuzaniye amahirwe kubera ko ibintu byose noneho biri kugenda neza kuva twatangira gukorana. Marcelo ati cyane ni ukuri nanjye ndabibona kubera ko nsigaye nsevinga amafaranga menshi kurenza ayo nari nsanzwe nsevinga. Mu gutaha rero banyura ku isoko bakajya guhaha, maze bageze mu nzira bataha Marcelo abwira Zaha atumva rero nkubwire hano twebwe ntabwo iyo ugiye guhaha ibintu amafaranga bakubwiye uhita wishyurayo, ntabwo wayabona baba baguhenda, urabanza nyine ayo bakubwiye ukagabanyaho makeya kugira ngo nyine wumve ko batabyemera. Iyo babyanze burundu nibwo uyishyura, ariko ubundi kenshi cyane burya baragabanya ku mafaranga baba bavuze. Zaha ati ibyo byose nyine ntabwo mbizi, ariko ibyo uzajya umbwira ubutaha nzajya mbikora nk'uko wabivuze, nzajya mba mbimenye. Umunsi wakurikiye rero Marcelo ndetse n'undi mushuti we nyine bajya gusura wa mushuti wabo wajyaga ubacumbikira. Uyu musore nyine we aba ari umukire byumvikana, niwe watizaga imodoka Marcelo, ni nawe wamutizaga inzu. Bajya kumusura rero maze bakamubwira nyine ukuntu Zaha asigaye aba kwa Marcelo. Uyu musore ahita amubaza ati wa mukobwa se aba iwawe? Naho Marcelo ati cyane, ati ubu rwose tujyana gucuruza amabenye, ati cyari kumukwereka uyu munsi ku isoko, ati ibintu byari bikaze, uzi ukuntu yahamagaraga abakiriya, uzi ukuntu asigaye azana abakiriya benshi. Baba bari kubiganira rero maze wa mushuti wabo ati hoya ntimumumbwire ko mucuruza amabenye, uzi ko ntarinze akazi mukora, cyakoze rwose biratangaje. Arabaseka rero maze bati komeza useke ni akazi kawe. Baramubwira rero bati uriya mukobwa uzi ukuntu ari umwana mwiza, ati ni umwana mwiza cyane. Naho rero uyu musore nyine w'inshuti yabo ati none se ntiwajya kuvuga ko utamukunda? Marcelo ati nimwicecekere, atuzi yuko uko iminsi yagiye iza nagiye mukunda, ati noneho uko iminsi igenda yiyongera ngenda rwose mukunda kurushaho, ati ikindi kandi yarambeshye nanjye naramubeshye
twese nyine turi ababeshyi, twese turi bamwe. Uyu mushuti we ahita amubwira ati Imana ishimwe ko wabimenye ko uri umubeshyi ndetse ko wiyakiriye ukakira ubuzima ubamo, nawe kandi akaba abuzi ubwo buzima mububanamo. Naho rero wa mushuti we bacuruzanya amabenye ahita abwira Marcelo atumva akubwire uriya mukobwa ni ibuye ry'agaciro ryigendera, kubera ko rwose ni abakobwa bake wabona bakwemera gukora nk'ibyo akora, bakanihanganira kuba mu bukene nk'ubwo wowe rwose ubamo. Uyu mushuti wabo rero ahita ababwira ati rwose ndumva noneho ibintu bimeze neza, biri mu murongo mwiza, nta mpamvu yo kubaho rega ubeshya ubuzima utabayemo, ntabwo ibyo bintu rwose byazamara igihe, kandi rega ntabwo ushobora kubeshya ubuzima bwose, byanze bikunze burya baravuga nyine ngo iyo ukuri gufashe esikariye ikinyoma gifata asanseri, ariko byose urumva biba biri kujya ahantu hamwe, nubwo nyine ikinyoma cyagera mbere ariko byanze bikunze n'ukuri kuratinda kukazamenyekana. Marcelo rero arataha, maze rwose iri joro ntabwo afatanye ijisho, arara akanuye ariko cyane. Zaha uba rwose wisinziriye yanashyizweyo dore ko aba anananiwe. Marcelo rero aba amureba maze akamwenyura, akibaza amagambo azabivugamo kugira ngo amubwire ko amukunda, maze rwose akumva bimuteye ubwoba akurikije nyine ibintu byose yakoreye uyu mukobwa. Buracya mu gitondo rero ntabwo rwose aba yasinziriye. Zaha arakanguka maze agasanga Marcelo ari kumwitegereza, ahita amubaza ati kubera iki uri kundeba cyane? Marcelo ati nari ndi kwitegereza ubwiza bwawe iyo usinziriye, uzi ko nabyuka uri mwiza cyane, ufite ubwiza butangaje. Zaha ahita amupfuka umunwa ati wintera isoni. Zaha rero ahita abaza Marcelo ati uyu munsi se turakora iki, dufite iyihe gahunda? Marcelo ati ni ku cyumweru, ahantu hose harafunze, ntacyo gukora gihari uretse kuruhuka. Zaha ahita yongera akamubwira ati noneho ko tutagiye ku kazi, reka wibarize ikibazo rwose maze iminsi nibaza, kubera iki wambeshye umunsi wa mbere duhura, wabitekereje ute kumbeshya? Marcelo ati urebye ntabwo rwose nakubeshye, kubera yuko wasanze tumaze guparika imodoka, iriya modoka se njye nari nitwaye yari itwawe na Beni wa muhungu w'inshuti yanjye. Yaraparitse rero aparika nabi maze aparika inyuma y'imodoka yawe, waragarutse nawe ugiye kugenda maze ubura inzira, uhita rero umbona njye nari nisohokeye ndi kwifatira akayaga nyine ntegereje Beni ngo twongere tugende, kuko yari agiye nyine ahantu yari agiye gukora gahunda zari zimuzanye. Rero wahise umbaza ngo none se iyi modoka ni iyawe? Urumva nta mahitamo nari mfite? Ntabwo rwose nari kukubwira ngo iyi modoka si iyanjye, nari kuba nisebeje, nta nubwo kandi nari kubwira umukobwa duhuye bwa mbere ko ndi umukene nta kintu na kimwe mfite. Kubera ko rero wari ubimbajije nahise nkwemerera ndakubwira ngo yego, nawe uti yikure mu nzira maze mbone rwose uko ntambuka. Sinatindijemo rero nanjye nahise ngusaba nimero kuko rwose nabonaga uri umukobwa mwiza utuje, nifuzaga rero kuzongera kuvugana nawe iyindi nshuro. Zaha ati ndabyumva, amakosa nanjye kuko wa mugani ninjye nakubwiye ngo iyi modoka ni iyawe, nawe rwose nta kundi wari kunsubiza. Ariko se ndashaka nanone kukubaza, ni iki cyagukuruye, icyatumye wumva ukeneye ko rwose twazongera kuvugana? Ni uko wari umaze kubona ko nshobora kuba mfite amafaranga, wari urebye imodoka ngendamo maze utekereza ko mfite amafaranga menshi? Marcelo ati bwa mbere bigitangira ni uko nabitekerezaga, ariko uko iminsi yagiye ishira nagiye mbona ko ahubwo nakuruwe cyane n'ukuntu nabonye uri umukobwa witonda ndetse rwose udafite amahane habe na gatoya, utuje, uvuga neza cyane, nibyo rwose byankuruye kuri wowe. Zaha ati none se n'ubu ngubu uracyabona ndi umukobwa witonda kandi utuje udafite amahane? Marcelo ati ahubwo noneho ubu ngubu ni byinshi nakubwira, ndashaka kukubwira yuko noneho rwose urenze kuri uwo mukobwa nahuye nawe, uritonda cyane, uri umukobwa uca bugufi, uri umukobwa wakira ibintu byose uko bije, uri umukobwa mwiza ku mubiri ndetse no ku mutima, uri umukobwa uzi gukora,
mbese nakubwira maze rwose bukarinda bwira nkiri kukubwira. Gusa ikirenze kuri ibyo byose ndashaka kukubwira ko ngukunda kandi ndagukunda bya nyabyo. Zaha ati urankunda kandi nta kintu na kimwe mfite. Naho Marcelo ati ntabwo ari ngombwa rwose ko uba ufite ikintu, ahubwo naje gusanga burya naribeshyaga. Uzi ukuntu mba numva nishimye iyo twajyanye gucuruza maze tugataha tugasangira duke twabonye. Mba numva nishimye cyane kandi nawe urabibona dufite umunezero rwose urenze uw'abandi bantu bose. Sinibaza rero ikindi kintu naba nshaka uretse urukundo rwawe ndetse n'uwo munezero mfite. Zaha rero arishima maze agahita ahobera Marcelo. Marcelo nawe ahita amusomagura ku matama ndetse no mu gahanga ati ndagukunda cyane kandi uri mwiza, nkunda ukuntu ureba neza, noneho iyo usetse umuntu ahita yibagirwa ibibazo byose yari afite. Umunsi wakurikiye rero Zaha ajya kureba Lina mu rugo iwe nyine kwa Zaha kuko Lina niwe usigaye ahaba. Aragenda rero akamubwira ati rwose Lina, ibintu rwose noneho biri kugenda biba byiza kurusha. Uriya musore noneho yambwiye ko ankunda ndetse ankundira uko ndi rwose ntacyo mfite, ariko nanone ntabwo napfa kumwizera gutyo gusa. Ndamukunda yego kandi cyane, ariko sindamwizera burundu. Rero ngomba gushaka ikintu cyo gukora kugira ngo mbashe kumwizera. Lina ati ibintu byoroshye nk'ibyo, ati uretse ndaje rwose mbigufashemo maze tumuhe ikigeragezo cya nyuma turebe ko nacyo agitsinda. Gusa nyine nagitsinda uzahita umenya ko rwose uriya musore ari we wawe. Zaha ati yego rwose reka tubigerageze maze turebe. Lina rero acunga nyine uyu musore ahantu aba akunda kunyura, maze yamubona nyine ari mu muhanda agahita afata imodoka akaza amukurikiye, amugera iruhande agahita aparika imodoka akavamo. Ahita abwira Marcelo ati ni wowe wa mufiyanse, wa mukobwa w'umubeshyi w'umujura, ni wowe fiyanse we? Ati rwose ihangane, ni ukuri wahuye n'ibibazo bikomeye. Marcelo arahagarara nyine akitegereza uyu mukobwa. Naho rero Lina ahita abwira Marcelo ati cyakoze ndifuza ko rwose nakumara agahinda kose watewe n'uriya mukobwa. Aba yatangiye no kumukora ku matama. Marcelo ati have rwose winkorakora, ndetse ndashaka kukubwira hari amakuru ahari udafite. Uriya mukobwa uri kwita umubeshyi n'umujura ubu rwose twarasubiranye, turi kumwe kandi tumeranye neza. Lina ati ntumbwire ko waba warasubiranye n'uriya mukobwa wakubeshye kuriya. Ubwo se mwasubiranye ngo akumarire iki? Nta kintu na kimwe afite cyo kuguha, ariko njyewe mfite byose naguha kandi ukamera neza. Aba ari no kumwereka imodoka amubwira ati buri kintu cyose ndagifite, amafaranga ndi nayo, genda wirukane uriya mukobwa udafite umumaro maze rwose uze twikomerezanyirize, njye nzaguha byose wifuza mu buzima. Marcelo ati wibeshye rero rwose, ntabwo ibyo uvuze bishoboka. Njye nawe tumeranye neza, nta n'ikintu na kimwe cyatuma dutandukana. Ndamukunda kandi nawe arankunda. Lina rero akomeza kumubwira nyine ibyiza yazamukorera, maze Marcelo ati nakugira inama rwose yo kwigendera kuko ibyo uri kumbwira byose nta na kimwe kindaje inshinga, ntacyo bimbwiye rwose, biri kwinjirira mu gutwi kumwe maze bigasohokera mu kundi. Lina ati ariko se uriya mukobwa ubundi buriya ntiyakuroze? Urabona ari icyo afite koko cyo kuguha njye ntafite? Reba afite ibintu byose naho we nta na kimwe afite. Marcelo ahita amubwira ati rero icyo akurusha nta kindi, akurusha umutima mwiza, akurusha ubumuntu. We rwose nta na rimwe yigeze atekereza ko yabwira inshuti y'inshuti ye ngo nize bikundanire maze we bamureke, ngo we afite ibintu byose. Ntabwo rwose yakwifuza gutwara umukunzi w'inshuti ye. Niho rero mutandukaniye, wowe nyine nta bumuntu ufite, ndetse rwose ndashaka kukubwira ko ibyo uri kuvuga byose ntacyo bimbwiye, ahubwo ugire umunsi mwiza. Ahita rero Marcelo yigendera atanabitekerejeho rwose umwanya munini.
Rina rero areba ukuntu uyu musore noneho ari siriyasi kandi yafashe umwanzuro wo gukundana na Zaha, maze akabona ko rwose nta kabuza uyu musore noneho atakiri wa wundi kandi yahindutse. Ahamagara rero Zaha maze byose akabimubwira ku murongo uko byagenze. Zaha arishima cyane maze akabwira Rina ati igitego cy'umutwe turagitsinze kandi rwose tugomba no kubiserebura. Ubu rero kuri iyi nshuro noneho ntabwo rwose nkimwishisha, ndumva icyizere cyongeye kuzura 100%. Ku mugoroba rero Zaha abwira Marcelo ko yifuza ko rwose baganira. Baricara rero maze ikiganiro kigatangira. Zaha abaza Marcelo ati ese wambwira hari izihe nzozi ufite mu buzima? Nta kibazo nyine mbwira cya kintu wifuza kuzageraho, nubwo rwose waba ubona kiri kure nk'izuba, ariko ndifuza nyine kumenya inzozi zawe, ibyifuzo byawe by'ahazaza. Marcelo ahita amubwira ati ikintu cya mbere nifuza kuzageraho, nifuza kuzaba umwinformatisiye kandi rwose uzwi ndetse unabizi cyane, kubera yuko hari nyine amakosi makeya nagiye mfata online, ariko nyine ntabwo bihagije. Gusa nyine hari n'ahandi hantu kuri interineti tujya dukora uturaka nyine duke duke njye na mushuti wanjye tw'ibintu nyine byerekeranye no gukura amakode mu bikoresho biri elegitoronike, ubwo ni nk'amatelefone ndetse na mashine. Gusa nyine ntabwo turabona akazi nyine gahamye cyangwa se ngo tubone n'ubushobozi nyine bwo kubyiga birenzeho. Rero rwose nizo nzozi zanjye zo kuzaba umwinformatisiye kandi uzwi. Zaha ati ese niyo mpamvu uhorana mashine? Undi ati yego, kandi rwose tujya dukoreraho nyine n'amafaranga makeya atari menshi, ariko nizera ko umunsi umwe nshobora kuzabona nyine nka kampani nazajya akorera mu buryo buzwi n'umushahara rwose uri fixe. Zaha ati ni byiza cyane, burya mu buzima ni byiza kubaho ufite inzozi z'ibintu wifuza kuzageraho, kuko bituma ukora cyane kugira ngo nyine ibyo bintu uzabigereho. Nanjye inzozi zanjye ni ukuzikorera maze rwose nkaba umuyobozi wa kampani kandi izaba ari iyanjye. Marcelo ahita amubwira ati rero ndumva ngewe mu gutangira watangira ugashaka akazi, dore nyine warize, ntabwo rwose ukwiye kwirirwa ucuruza ariya mabenye ducuruza. Ishakira akazi maze rwose wubake ubuzima bwawe, ntabwo kari akazi kagukwiye. Umukobwa mwiza nkawe ntukwiriye kwirirwa wicwa n'imyotsi hariya n'ikizuba cya hariya ku isoko hariya tuba turi gutekera amabenye. Zaha ati reka byose mbitekerezeho, gusa nyine no gucuruza amabenye ndabikunda cyane, kari akazi karanshimisha, iyo ndi kugufasha mba numva rwose ari byiza cyane. Zaha rero ahita abwira uyu musore ati gusa ndifuza ko hari ahantu wamperekeza, hari umushuti wanjye nifuza ko mperekeza maze tukajya kumureba. Marcelo aramubwira ati nta kibazo rwose ndaguherekeza. Buracya rero maze bakambara neza nyine ngo bajye kureba wa mushuti wa Zaha. Zaha rero aramujyana maze Marcelo akabona binjiye nyine ha hantu Zaha yabaga. Marcelo ahita amubaza ati gute unzanye muri iyi nzu? Gute rwose unzanye muri ya nzu wabagamo? Iyi nzu hari ubwo rwose uyifitemo ibintu byiza byo kuyibukiramo? Ntabwo rwose nifuzaga kuhagaruka, cyane cyane ko n'uyu witaga inshuti yawe nawe rwose ntabwo ari umuntu mwiza, kubera yuko ibyo yakoze ntabwo nabikunze cyane. Sinibaza impamvu rero nzanye kumureba, ugarutse se kongera kumwinginga kugira ngo wongere ugaruke kuba hano? Zaha ati hoya, ati ahubwo nyine narinje kukubwira yuko iyi nzu ari inzu yanjye nawe. Naho uyu musore ati gute se kandi? Zaha ati burya byose nyine uko wari ubizi ni ibyanjye, zaba ziriya modoka ziri hariya hanze, yaba iyi nzu, yaba kampani, yaba n'ibindi byose nyine uzi uko wari ubizi byari ibyanjye, byose ni ibyanjye. Gusa nyine byaje guhinduka umunsi uyu mushuti wanjye aza kunsura maze akamusaba ko twagutungura. Noneho nyine Zaha aba ari kubyiyerekezaho atari kubwira uyu musore ko ari Rina wamusabye ko baza kumutungura. Ati gusa nyine
tuje kukureba nitwe twatunguwe kuko twese twumva uri kubwira bagenzi bawe ko utigeze unkunda ahubwo ushaka amafaranga yanjye. Nahise mfata icyemezo rero cyo gukina umukino kugira ngo nkwirukane mu buzima bwanjye, ariko nyine biratangaje ko ahubwo aho kugira ngo nkwirukane mu buzima bwanjye nabukwinjijemo kurusha, warinjiye neza neza uratura ufata icyicaro. Bahita baseka, ariko rero Marcel we ntabwo rwose aba ari guseka, aba yumiwe ari kureba hasi. Marcel rero ahita abwira Zaha ati ndakwinginze rwose umbabarire, ntabwo ariya magambo navuze nakabaye narayavuze, ariya magambo yari amagambo rwose yo gukomeretsa, gusa nyine nanjye niko nabitekerezaga, ariko umunsi dutandukana naragenda ndyama maze umbura ibitotsi, naraye ntasinziriye burinda bucya ndi gutekereza aho uri ndetse n'uko umeze, byatumye rero menya yuko atari amafaranga gusa ahubwo hari n'ukundi kuntu nyine nkwiyumvamo. Uko iminsi yagiye iza rero nagiye ngukunda kurushaho, ntakubeshya ubu rwose ndagukunda kandi nkunda wowe nyine, wowe ndeba imbere yanjye, ntabwo nkunda ibyo ufite, nkunda ahubwo wowe nyine, ubumuntu bwawe, umutima wawe, wowe Zaha ni wowe nkunda wenyine nta kindi kibiri inyuma. Baba bitonze rero bari kumwitegereza, maze agahita yigira hino akicara iruhande rwa Zaha akamufata ibiganza, aramubwira ati Zaha ndagukunda kandi kuva waza mu buzima bwanjye ibintu byose rwose byarahindutse, imyumvire yanjye yarahindutse. Ni wowe nifuza mu buzima bwanjye, wowe Zaha nyine udafite n'igiceri cy'icumi, ni wowe rwose nifuza. Rina rero aba yatangiye kumwenyura, aba yishimye rwose ko umushuti we nyine abonye noneho umukunzi wa nyawe, dore ko rwose byari byarabanje kugorana kandi Zaha yakundaga cyane Marcelo. Rina rero ahita azana ya mpeta maze akayihereza Zaha. Zaha rero ahita yereka iyi mpeta Marcelo ati dore ya mpeta. Marcelo atanga ati ntiwambwiye se ko wayijugunye? Naho Zaha ati hoya ntabwo nayijugunye ahubwo nari narayibitse. Ahita yongera rero akayambara maze akamubwira ati noneho rwose ubu mfite impamvu yo kongera kwambara iyi mpeta. Marcel ahita amuhobera maze akamubwira ati ndagukunda cyane. Zaha nawe ati ntabwo rwose mbishidikanyaho. Baratandukana rero, gusa nyine ntabwo Zaha yongera gusubiranayo na Marcelo, ahita aguma hano nyine. Umunsi wakurikiye rero Marcel arabyuka maze akajya kwicururiza nyine amabenye ye nk'ibisanzwe. Zaha rero amusangayo nyine ari mu modoka yambaye neza nyine, urumva aba yasubiranye bwa buzima bwe yari afite mbere. Aragenda rero agahita aparika imodoka aho imbere maze akagenda akamuhobera bagasomagurana, baba nyine ubona urukumbuzi ari rwose kandi ni amasaha gusa bashize batabonana. Zaha ahita atangira gufata utwamverope agatangira guseriva abakiriya kwa kundi nyine yabigenzaga, abaseriva vuba vuba aririmba kwa kundi yabigenzaga, abakiriya nyine bakishima. Batangira kugabanuka rero akifatira utubenye maze akaba yirira. Abwira Marcelo ati buno buzima ntakubeshye rwose burandyohera. Zaha rero arongera agataha maze Marcelo yaza gutaha akajya kureba za nshuti ze, azibwira ibintu byose ukuntu byagenze maze bakumirwa. Baramubwira bati cyakoze uriya mukobwa yakurushije ubwenge neza neza, tekereza yuko ibintu byose washakaga kumukora noneho ahubwo ari wowe wabigukoze. Gusa nyine ni byiza ko noneho mwakundanye muziranye ndetse mugakundana uko muri nyine mutakundanye hari ufite ikintu akurikiye ku wundi. Bose rero bamuha felicitasiyo bati turakwifuriza rwose amahirwe masa mu rukundo rwawe n'umukunzi wawe, mwanyuze rwose mu nzira zigoye ariko ubu ngubu rwose bimeze neza. Zaha rero abwira Marcelo ati ku rundi ruhande ariko ndifuza yuko wowe na mushuti wanjye nabarekomanda kampani mwazajya gusabamo akazi, mukazajyana nyine ya ma application yanyu mukoresha mukura amakode mu ma electronique, maze nyine tukareba yuko babaha akazi. Marcelo ati urumva ubyizeye se? Zaha ati twagerageza nta kibazo,
burya ibintu byose mu buzima ni ukugerageza, muzagenda nyine mudepoze maze babakoresha ikizami, nibyemera nyine bazabaha akazi, nibitemera ubwo nta kundi tuzashakira n'ahandi. Marcelo ahita amubwira ati ndabyumva cyane rwose kandi urakoze kudutekerezaho, reka tubitegure maze tuzabijyane. Barabitegura rero maze bakabijyana. Umunsi wo gukora ikizami Zaha arabatwara maze bakajya gukora ikizami, we nyine aguma abategereje hanze, stress ari zose. Barasohoka rero maze bagasohoka bose bijimye. Ahita ababaza ati bigenze bite, habaye iki ko rwose mbona mutishimye? Arababaza bose rero bagakomeza bagaceceka. Ati nimumbwire rwose ndumva neza neza muri kunkura umutima. Marcelo ahita amubwira nyine asakuza ati babyemeye, badufasha rwose, baduhaye akazi. Bahita bahoberana bose uko ari batatu maze ibyishimo bikaba byinshi. Baramushimira rero uyu mukobwa kuko rwose aba ari we ubafashije kugera ku nzozi zabo. Nabo akababwira ati namwe ariko mwaramfashije rwose, mwambereye nyine inshuti nziza igihe twabanaga kandi ntafite aho kuba. Rero rwose nagombaga nanjye kubafasha kugira ngo mugere ku nzozi zanyu, cyane cyane ko ibyo bintu byarabagoye, mwaraye amajoro muri kuri aya ma application muri kwiga, ndetse rwose ayo masomo yo gukuramo amakode mu bikoresho bya elegitoronike. Nyuma y'iminsi mike rero Marcelo ahamagara Zaha maze akimubwira ko yifuza kuza kumusura. Zaha aramubwira ati nta kibazo, ndi mu rugo rwose ngwino. Marcelo rero aragenda maze akigerayo agihagaze muri salo baza bose kumusuhuza, ubwo ni Zaha ndetse na Nina. Marcelo rero amara guhobera Zaha maze agahita ashyira ivi hasi. Zaha ati ni byiza kandi noneho mukunzi, kubera ko rwose abazi neza yuko yambaye impeta. Marcelo ahita amubwira ati mukunzi wanjye rero, ubwa mbere nkwambika iyi mpeta ntabwo rwose nari nzi ibyo ndimo, ndetse nta nubwo nari mfite icyizere nk'icyo mfite uyu munsi. Nari ngifite gushidikanya muri njyewe. Uyu munsi rero noneho nzi neza rwose icyo nshaka, nta kindi uretse kuba waba hafi yanjye ubuzima bwose nshigaje kuri iyi si. Ndifuza ko rwose waba ari wowe si yanjye y'ahazaza. Ndifuza kandi ko ubuzima bwose nabamo nazabubanamo nawe. Ndagukunda cyane. Ndifuza rero kubigusaba, nashyize ivi hasi ndetse rwose n'umutima wanjye wose. Wamfasha maze ukansubiza impeta yanjye. Zaha ahita amuhereza ikiganza maze Marcelo agakuramo iyi mpeta. Ahita yongera rero akayifata maze akabwira Zaha ati mukunzi wanjye, wakwemera kumbera umufatanyangendo w'ubuzima bwanjye bwose? Zaha ati ndabyemeye rwose. Ahita amuhereza urutoki noneho akamwambika impeta maze akamubwira ati ndagukunda kandi by'iteka ryose. Zaha rero amufata amaboko maze akamuhagurutsa, barahoberana maze Zaha akamubwira ati nanjye ndagukunda kandi ngukunda bizira uburyarya, ndetse rwose ndagukunda ubuziraherezo. Ndifuza kubana nawe iminsi yose nsigaje kuri iyi si. Rina rero ahita aza maze akababwira ati felicitation, Imana rwose izabubakire, ndabakunda cyane kandi ndabifuriza ibyiza. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.